tutaratsinda intambara tutazi niba tuzayitsinda tukibaza ibibazo by'intambara y'imibereho aho twari turi ariko we yakubise ijisho already atekereza u Rwanda nyuma y'intambara aravuga ati iki yavugaga mu Giswahili twakoreshaga Igiswahili cyane icyo gihe kubera impamvu ya historical reasons zitandukanye aravuga ngo Igiswahili niba nibuka neza amagambo ari yakoresheje avuga ngo jeshi hili ni msingi ni umusingi ya mabadiliko atakuwepo kwa nchi yetu. Tuvuga ngo igisirikare nicyo umusingi w'impinduka mu gihugu. Urumva icyo gihe tutaratsinda n'intambara yamaze kubibona ko igisirikare kizagira uruhare kirenze kurwanya intambara kijyanye no guteza imbere igihugu. Ni nako byagenze. So icyo nagira ngo nongeremo gusa ku byo senateri yaravuze nukureba icyitegererezo vision icyerekezo vision ukuntu ari ikintu gikomeye mateka yacu yose. So ngarutse ku kibazo wabajije ubwo harimo icyo kintu twakwita consistency. Exactly ni igihe rwose utakwibaza ko abantu bari gutekereza governance ubuyobozi nyuma y'intambara tugihanganye n'umwanzi hariya icyo gihe wadutuyoboye ukituyoboye n'uyu munsi yari yamaze gutera ijisho imbere atekereza u Rwanda rw'inyuma y'intambara. Noneho ngarutse nje ku kibazo wabajije kuko kuzana integration ya XFAR muri RDF ni ubibajije umusirikare muto yibaza nka Patrick Arore twari private cyangwa corporal muri iyo myaka nanjye nabwo afite urujuru rwose ntabyumva kuko nabantu twari duhanganye ariko iyo ubirebye uyu munsi ubumwe n'ubwiyunge usanga ari ikintu wenda kiri gikomeye cyane mu Rwanda rw'uyu munsi ntabwo byatangiye icyo gihe n'imbere ya gako mwavugaga seneta n'umuntu tukirwana actually harabiripotingaga harabafatwaga ku rugamba icyo gihe nubwo twari turangiza n'intambara arabinjiraga bakaba abasirikare barapiye bakaba integrated yaba afite rank nini kundusha ubu nkamutera salute nk'unkuriye. Icyo byakoze ni iki byatanze message ikomeye cyane kuri XFAR ariko no kuri societe nyarwanda ko umwanzi atari umuntu. Umwanzi ntabwo ari umuntu, umwanzi ntabwo ari wowe, ntabwo ari wowe umusirikare, umwanzi ni system mbi, imiyoborere mibi. Iyo uyivuyemo ukadusanga ntabwo uba ukiri umwanzi na gatoya. Yari message ikomeye cyane again yasabaga vision abenshi batageraga kuko ubuke ko muri XFAR uko babigishaga ngira ngo no muri Unity Club y'ejo bundi arababivuze ba XFAR babivuze ko umwanzi yari umututsi uko bigishwaga umwanzi yari umututsi. Twebwe rero tugendera kuri iyo vision ya wari chairman wa High Command icyo gihe hari message iri clear yahise itangwa nubwo twari tukirwana ivuga ati no umwanzi ntabwo ari umuntu, umwanzi ntabwo ari ubwoko, umwanzi ntabwo ari umusirikare, umwanzi ni system mbi ni imiyoborere mibi. Icyo gihe byaduhaye clarity mu mutwe mu byo twakoraga uretse ko yanabivugaga buri gihe icyo murwanya mugomba kukimenya, mugomba kumenya neza ko icyo murwanya ari system ari imiyoborere mibi atari umuntu cyangwa abantu runaka. Ibyo byaradufashije sinzi kuntu nabisobanura kuko bamwe muri abo basirikare binjiye muri RPA nyuma no muri RDF n'abasirikare babaye abasirikare beza cyane n'ubu barabanyobora
bavuye muri iyo background utakwibaza ko bigize baba muri iyo system ya mbi ireba umututsi nk'umwanzi. So ni ibintu wenda icyo gihe byari bigoye kugira ngo ube wabitekereza ukabishyira mu bikorwa, ariko nyuma y'imyaka ingahe arigiye nibaza iyo tutabikora ubu twari kuba turi hehe. Nicyo navuga. ubwo umuntu yahita avuga ati nyine abantu bari kuba bari hehe. Ukurikije n'icyo wavuze cy'abari bahunze bo bagahungana n'abaturage bakajya mu nkambi ku mipaka y'u Rwanda n'icyahoze ari Zaire, ni ikintu gikomeye ngira ngo abantu batari kurenza ingohe. Ariko nahoze mbona Honorable Evode nashaka kugira icyo abivugaho. Ibyo nashaka kuvuga ngira ngo byinshi Afande yabivuze, kuko jewe nzimo umuntu nahoze mvuga sorry gukoresha iryo jambo, jewe umuntu witwa Rizinde na Biseruka n'uwitwa Muvunanyambo bari mu bantu igihe ingabo za RPA zafunguraga gereza ya Ruhengeri, ari mu bantu zasanzemo icyo gihe. Even our current ambassador muri Angola Rudakubana, sibyo? Ariko abandi bo ntabwo mbaziho ibintu byinshi, ariko kwa accommodating umuntu nka Rizinde bisaba kwizibukira. Ndakubwiza ukuri. Ibintu nyine naho ngaho kuko ngira ngo RPF ngira ngo udasabwaye umuntu yaburebera n'ahantu henshi. Erega nabakanyarengwe waje akabace y'amani y'umuryango nawe ntabwo yari clean. Ugiye gukurikiza ibyo byayo mateka byo kuvuga ngo uburyo bwo guhungeta abatutsi muri kiriya gihe, kuko bariya n'abantu we na Habyarimana bari muri promotion ya mbere ya SM yatangiye yitwa École d'officier, iza kuba SM nyuma, ariko bari muri promotion ya mbere. Nibo bantu rero mu gihe haba ari ukuvuga ngo mu gihe cy'inyenzi, haba ari mu gihe cyo kwirukana abatutsi imbere ya kudeta ya 73, haba ari abantu bari muri guverinoma ya Kayibanda, nubwo ho haje ikibazo cya regionalisme. Uzi ko Rizinde yayoboraga inzego z'iperereza, niwe warimbuye abantu bose bari muri guverinoma ya Kayibanda, nubwo bien évidemment nk'umuntu wayoboraga inzego z'iperereza yabikoraga ku mabwiriza y'umukuriye ari we Juvenal Habyarimana. Hanyuma muri 80 buri icyo bafungiwe bashatse gukora kudeta, bari kumwe n'undi muntu witwa Kagenza Alphonse mu myaka ya za 80, nibwo baje gufatwa bafungirwa hariya muri gereza ya Ruhengeri, ngo niyo yari gereza mbi cyane ishoboka. Iyo myaka rero yayimaze muri prison, buri gihe ajya kuburana yagera kuri mikoro akavuga ati umutanga buhamya ni Habyarimana, ariko ati Habyarimana adahari simburana uru rubanza. Byarinze birangira biri aho ngaho Rizinde ari umuntu uri muri prison kugeza inkotanyi zimusanzemo zikamurekura. Ngira ngo urugamba rurangiye yabaye nka prefet wa Byumba hari. Yes, yabaye nka prefet wa Byumba. Ngira ngo Afande Kabare wajya tubwira ibyo by'amateka ye. Ubwo ngubwo none nakubwiraga, wenda hari nabandi. Hanyuma n'ikindi wavugaga ngo Dareri anavuga ukuntu Castare Nsabimana Deogracias wari chef d'état major. Habyarimana muri 91 mu nama we yayoboye ari kumwe n'abandi ba officier 10, na mazina nayakubwira ariko si ngombwa for now kubera ikibazo cy'umwanya. Baragiye bahawe inshingano ngo yo kwidentifyinga, yo kugaragaza umwanzi uwo ari we. Bagaragaza uwo bise l'ennemi intérieur et l'ennemi extérieur. None uwo bise l'ennemi wa mbere uza muri kategori ya mbere yari umututsi yabo wo mu gihugu cyangwa uwo hanze. Hanyuma undi mwanzi yari umuntu uwo ari we wese waba akorana nawe, ndetse bahise basohora muri iyo raporo yabo harimo n'amazina bakaje guhakwa, barimo abitwa ba Sieva, ba Majyambere Silas n'abandi bacuruzi benshi, abantu bose na Barwigarase na Paul, abantu bose bavugaga icyo gihe ngo baho bufashe inkotanyi. Donc ni ukuvuga ko icyo gihe ku itariki ya 4 z'ukwezi, tariki ya 4 kugera ku ya 5 muri iryo joro mu kwezi kwa 10 muri 90, abari hano muri Kigali, ngewe nari hari igikondo, baraye barasa babeshya abantu ngo inkotanyi ngo ko ex-fare ngo yari ihanganye n'umwanzi, yari ihanganye n'inkotanyi zageragezaga kwinjira mu mujyi wa Kigali. Ariko nibwo bwakeye
bafata abantu bise ibyitso barenga 10,000 babafungira mu mastade muri za condition utazi. Ibyo ni ibintu byakozwe n'igisirikare. Ntabwo rero ushobora gufata igisirikare nk'icyo kuko kiriya gisirikare cyakoze genocide tukuru. Hanyuma nakandi kajagari kacyo buriya Habyarimana yapfuye bagusora yaravuye mu gisirikare ari retired. Ariko ari dirikabu muri ministeri y'ingabo ko nebuka ko yabarwaga n'umugabo witwa Augustin Bizimana wari uri muri mission muri Cameroon icyo gihe ntiyaranahari. None wo kwibaza ngo umuntu wari dirikabu yaravuye no mu gisirikare. Mbwira ukuntu Habyarimana yapfuye none agahita agaruka kuyobora ingabo zose. Akaba ari utangira kuziha amabwiriza. Donc ibyo byose rero birakwereka icyo gisirikare wavugaga icyo ari cyo. None rero gufata abantu bari muri icyo gisirikare. Fata abantu bari muri icyo gisirikare, fata abo bantu uko bahise bica abanyapolitike byose birazwi n'iki. Noneho RPF ikavuga ngo tugiye kwizibukira dukorane n'aba bantu. Iyo RPF itabikora iki gihugu ntabwo kiba kikiriho. Nibaza ko iki gihugu hari igihugu cyagoranye cyane giheruka stabilité kikiyoborwa n'umugabo witwa Mohamed Siad Barre kitwa Somalia. Somalia uzi abakurikiyeho ba Farah Aidid n'abandi kuva 92 kugeza ubu Somalia ntabwo yigeze igira amahoro nigeze igira umutekano. Dushobora kuba twabaga dufite a failed state, igihugu kimeze gutyo, igihugu kitabaho, cyangwa se mu kimwe abantu bakaba barakigabanyije kimwe nk'uko abazungu bazanaga ibisubizo ku meza bavuga bati turabona abahutu kubana n'abatutsi bidashoboka. Ibi bibazo no mu Burundi birahari, mureke hamwe tuhashyira abahutu ahandi tuhashyira abatutsi. Hari abazungu bashyiraga ibyo bisubizo ku meza. Ngira ngo rero ejo bundi His Excellency yatubwiye turi muri Unity Club nanone. Yatubwiye sinzi niba wibuka umwana yavuze wamubajije impamvu aribo asaba gutanga imbabazi. Nuko aribo bafite icyo batanga. Iyo statement His Excellency yarayikoze. Ibi bintu rero byose icyo bikwereka birakwereka iki? Ibi ngibi birimo birakwereka uko iki gihugu cyemeye kumumuturura kugira ngo gishobore kubaho. Ni nayo mpamvu nkubwira ngo ibi bintu byose yavuze kuko wakwibaza ngo ikintu nge nemera rero icyo biza bingaragariza niki. Ndagaruka kuri statement ya General Retired Fred Bingira avuga ati hagati yuko Rwigema apfuye yaravuze ati uru rugamba rwari hagati y'abantu babiri, hagati ya Fande His Excellency Paul Kagame na Rete Fred Rwigema. Avuze ati hagati yuko Rwigema apfuye na His Excellency adahari, uzi ko yari ari muri Amerika, ati twese twari mu kavuyo mu kajagari ntabwo twabonaga ko urwo rugamba rugomba kurwanwa. Hanyuma rero icyabaye ni igiki? Agarutse wumvikana ibi ngire yatubwiye ati nta bandi basirikare bashya yaje azanye, ni twebwe yaje akora reorganization, turongera turwana urugamba turarutsinda. Biragaruka ku cyo Afande Karuretwa yavugaga, ikintu cyitwa leadership ni ikintu gikomeye, ikintu cyitwa commandement mu gisirikare ni ikintu gikomeye. Ngira ngo rero ndakubwira ngo byose biragaruka kuri leadership. Hanyuma His Excellency akora iriya statement nigeze kukubwira mbere, iki gisirikare akiyoboye imyaka 36 36 cyaba kikitwa RPA no kugeza aho kibereye RDF n'ubundi yabaye commander in chief. So ku buryo rero nge nekereza ko iki gisirikare akizi, azi amateka yacyo, azi uko cyakuze, ahubwo uyu munsi turimo turaza guha umukoro abakiri bato. Yego wanyemerera nkagira kanu ntabwo ari akantu, ni ikintu gikomeye. Senator avuze ibyaganiwe muri Unity Club. Hari ikintu kimwe ntagira ngo ntaza kuva hano ntagize icyo nyivugaho. Afande Bingira yavuze mu byo yavuze bikomeye byinshi, yavuze ikintu cyo kutihorera. Yego ukuntu utaragera no byo kwinjiza abasirikare ba Exfar mu ngabo za RDF. Ikintu cyari gikomeye cyane ni imbaraga z'ubuyobozi za leadership zashizwe mu kintu cyo kutihorera. Ngenda ari umusirikare muto cyane, ariko nari maze kugira experience mbona ibintu uko bimeze. Nibuka tuvuge za Nyacyonga tutangiye dukomeza tugana i Kigali, nibwo kuri ngiye batisa babibonye kundi ibigaragazo bya genocide yakorewe abatutsi, nibwo yatangiye kugaragara kuri ngewe. Ubona imirambo, umubare n'uburyo babaga bishwe, ibyo twumvaga kuri za BBC ku turadiyo noneho tubibona imbere yacu.
kandi ubwo muri twebwe hari n'abasirikare bari baraturutse mu Rwanda hano, uko twadvasingaga babona imirambo y'imiryango yabo, immediate family, abo bavukanaga, ababyeyi ba fiancé se, tubibona gutyo. Reka mugize ukuri nk'umusirikare muto y'icyo gihe, nari ntarakwiza n'imyaka 20 icyo gihe. Umujinya wo kumva ko abakoze ibyo twabonaga icyo gihe bagomba guhita bicwa nabo. Abenshi niko twabyumvaga. N'uguhanirwa aho ngaho. Umva twari dufite imbunda, twarigishijwe kurasa, turi tafu, turindwanye. Njye nibuka ari umugenzi wanjye nabajije, nabwo ariko ko batwigishije imbunda, batwigishije kurwana, nabwo abakuru bacu, kugira ngo twice umwanzi, twice abantu babi, abanzi. Umwanzi utari wakoze ibi ninde? Abakoze ibi niba atari umwanzi ni iki? Ariko ukwereka ubuyobozi, icyizere twari dufitiye abatuyoboraga, na Commander in Chief wacu, ijambo ryo kuvuga ngo afande amesema. Afande amesema ni marufuko. Afande yavuze. Afande yavuze. Nubwo utari convinced, umujinya nta waruhari. Nge nakubwiza ukuri, narawinjiranye i Kigali hano, ariko afande yavuze. Ni ukuvuga ngo afande afite kundi aza ubuyobozi, hari ukundi bizakemuka. Ikibazo ari kundi bizakemuka. Ngewe nka Patrick Karuretwa, akazi kanjye n'ukomeza ibyo nakoraga nk'umusirikare mutoya. Nubashye oda, ariko agahinda nari mfite n'umujinya nakabaye nkora ikindi. Kare gahari pe, ako kanya twari guhita tutangira. Ni nacyo cyari natural kuri bamwe muri twebwe. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, kumva ubuyobozi bushobora kubona kugira igitekerezo y'uko bidakwiye, nubwo ari byo byumvikana mu mutwe w'umusirikare mutoya, gatanga amabwiriza kandi bose bakabigendera, twese tukabigenderaho. Ni ibintu bidasanzwe. Ibintu bidasanzwe. Ubwo nari no kubaza ngo niki cyabibashobozaga, ariko hari umenye ugisubije mu kuvuga muti icyizere mu buyobozi bwacu cyatumaga tuvuga ngo afande yavuze, bityo afande yo yavuze ntacyo turenzaho natwe. Ndagira ngo uyu munsi Brigadier General Karuretwa, mu mirimo ukora unashinzwe ubutwererane mpuzamahanga mu ngabo z'u Rwanda. Izi ngabo tuvuga uyu munsi, mu myaka 32 ishize, ibyo zikora hano imbere mu gihugu birimo n'ibikorwa byatashywe ku munsi w'ejo, bimaze no kuba umuco ko buri gihe tariki ya Nyakanga hari ibikorwa by'amajyambere mugeza ku baturage bitahwa ku mugaragaro. Bitumye mbere yuko ngaruka kuri ibyo bikorwa nyirizina, mvuga ngo hari isura y'ingabo z'u Rwanda twavugaga uyu munsi hano, ariko hari n'isura yazo mu ruhando rw'amahanga. Mwebwe musobanura mute uruhare rw'ingabo z'u Rwanda mu kongera kubaka isura nziza y'iki gihugu, kuko ni isura yari yarangiritse mu buryo ubwo aribwo bwose no muri diplomasi, ariko hari uruhare ibyo ari byo byose abantu bose batakwirengagiza. Hari umusanzu w'ingabo z'u Rwanda ukomeye muri diplomasi y'iki gihugu, nubwo bitaba mu by'umutekano n'igisirikare, abantu batabura kubona cyangwa batakwirengagiza uyu munsi. Urakoze Divin, ibyo uvuga nibyo rwose. Ngira ngo twabivuzeho kare. Hari inshingano nyamukuru ngira ngo z'igisirikare zanditse mu mategeko, ni ukurinda ubusugire n'umutekano w'igihugu. Ariko hari n'ibindi
bikubiye aho itegeko rivuga ko RDF igira ibyo ikora mu gufatanya n'abaturage mu iterambere ry'igihugu. Ibyo rero harimo ibintu byinshi, harimo n'umubano n'ibihugu byo hanze. Muri ibyabereye hano muri 1994 hari amasomo byaduhaye. Uribuka ko jenoside yabaye, twazi tuvuga ba Dallaire, jenoside yabaye isi ihari ireba ibyaberaga muri uru Rwanda, ihitamo kubireberera, kutagira icyo babikoraho. Ni nako jenoside yagenze. Twaratereranwe. Mu masomo akomeye yavuye muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 ni ikintu cyo kutirengagiza, kudatereranya abari mu kaga. Mu 2004 nibwo u Rwanda rwinjiye muri peacekeeping, ari mu Kinyarwanda ni ibikorwa byo kugarura amahoro hanze. Icyo gihe twatangiriye muri Darfur, nyuma yaho tujya muri South Sudan, nyuma yaho tujya muri Central Africa n'ahandi. Ibyo byari bishingiye ku byo twaboneye hano mu gihugu, aho abantu bari mu kaga bigaragara, isi ihitamo kutagira icyo ibikoraho, nuko turatererana. So dufata icyemezo cyo kutazatererana abari mu kaga. Mvuze peacekeeping, ariko twaje no kujya muri framework zindi aho tujya gutabara abari mu kaga mu buryo buri bilateral, ibihugu hagati, byombi hagati yabo. Mozambique, Central African Republic, 2020-2021. Byose bishingiye ku kiro kuvuga ngo uretse no mu Rwanda, umuntu uri mu kaga ari hose biratureba. Bitandukanye n'ibyo twaboneye hano muri 1994. So ubwo mvuze izo operation zose izo twagiyemo, turi muri UN cyangwa se mu buryo buri bilateral, ariko ujye no kureba uburyo abasirikare bacu bitwara iyo bari muri izo operation zose. Biratandukanye cyane n'ibyo twaboneye hano. Ntabwo ndi buvuga ibihugu, ariko murabyibuka abantu bicwa imbere ya peacekeepers bafite imbunda bakabirebera. Twe ntabwo ariko dukora. Ibyo rero hari ukuntu byagiye bigaragara. N'abatwanga barabibona ko uburyo umusirikare RDF yitwara iyo ari mu butumwa nk'ubwo bitandukanye. Ntabwo tujya hariya ngo twihishe mu za barracks nyuma y'ibikuta birebire. Oya, turasohoka tukaganira n'abaturage. Abaganga bacu ba gisirikare bakavura abaturage, aba engineers bagafasha mu kubaka ibikorwa remezo n'amashuri n'ibindi nk'ibyo, aho tuba turi hose. Haba ikibazo cy'umutekano kubo dushinzwe, tukarwana kandi tukarwana atari byo kwikiza, mugakemura ikibazo. Byagiye bimenyekana rero. Uko byagiye bimenyekana ni uko isura rya RDF hanze y'igihugu ryagiye rizamuka cyane. Ariko nk'uko Senata yabivuze kare, RDF mu Cyongereza ijambo rivuga ngo microcosm, ni ishusho rya sosiyete y'u Rwanda yose. Indangagaciro yo muri sosiyete niyo usanga muri RDF, ahubwo muri RDF mu gisirikare standards ikajya hejuru cyane. Niba discipline ari ikintu gikomeye muri sosiyete, mu gisirikare tukazamura tukageza aha. Niba integrity ari ibintu byinshi, ariko indangagaciro zo muri RDF ziva muri sosiyete n'ubundi nuko tubishyira mu rwego ruri hejuru cyane, kubera ibyo tuba dushinzwe, ibyo tuba dufite mu bikoresho n'ubumenyi tuba twarahawe. So rero kuvuga ko RDF yagize uruhare muri diplomasi y'igihugu nibyo, nubwo atari yo nshingano nyamukuru. Niyo mpamvu ngira ngo hashize imyaka nk'itanu cyangwa 4, His Excellency Mukuru wa Repubulika y'u Rwanda, Commander in Chief wacu, yashyizeho
iyi department ya International Military Cooperation itari hari imbere, mpabwa inshingano zo kuyiyobora. Ugiye kureba activities ibikorwa twagiyemo kuva ijyaho, IMC ijyaho, wabona ko ari ikintu cyari gikenewe cyane mu by'ukuri. Nta cyumweru cyangwa ibyumweru bijya birangira. Abantu bazi Mozambique, bazi Central Africa, ariko icyo batazi, icyo bitagaragara cyane ni uko nta byumweru bibiri bijya birangira hataje delegation zivuye mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika cyane cyane, ariko n'ahandi, bishaka kwiga ibyo uko RDF ikora, uko dukora muri peacekeeping, uko dukora muri izi bilateral interventions, ariko n'ibindi. So inyota yo ya cooperation